Dawudi icyo yakoze yafunze baro rimwe ahita arekura urutambi shoti kabisa riremereye ry'imbaraga nyinshi riragenda rijya mu izamu. Sivuze ku ruhande azamura igitambaro yanga igitego. Reka tugende neza step kuri step iki tegeko rivuga tunatange n'umwanzuro. Ubundi icyo kintu cyo kwanga igitego umuntu yashoti inyuma y'urugo rw'amahina uhita wumva nawe bidasanzwe, uratangaye uribaza se umuntu washoteye inyuma y'urugo rw'amahina ni gute banze igitego. Ubwo icyabaye nuko ari abakinnyi ba APR bagombaga ko bari muri offside cyangwa se muri orje, noneho akaba ari bumusifuzo ku ruhande ari nako kazi ke nka linesman cyangwa se nk'umusifuzo ushinzwe n'ubundi gusifura ibijyanye no kurarira n'ibindi, akaba ari cyo yahereyeho afata icyo cyemezo kurarira. Mu by'ukuri harimo abakinnyi babiri ba APR nibyo bari muri offside, yego, ariko mu gace ka mbere ka offside mu itegeko kagira clear neza kurarira icyari cyo, aho uwatsinze aba yaraririye igitego kikangwa. Bisobanuke neza mu mategeko y'emisifurire ya IFAB part 1 ivuga ko umuntu yatsinze igitego ari muri position ya offside kirangwa. Noneho sibo bagitsinze nubwo bari muri offside. Tugiye kujyana rero mu itegeko muri part 2 iki tegeko rivuga iyo umuntu yarari muri offside ariko ntatsinde igitego cyangwa ryari cyangwa n'iryari kitangwa. Tubone kujya ku gace ka gatatu k'icyo kwizigira mbajije ubundi bisifurwa nande. Agace ka kabiri part 2 of the offside rule explains that being in an offside position isn't an offense. Ubwabyo kuba muri position ya offside si kosa ubwabyo, kuba uri muri position offside si kosa ubwabyo, wahagarara waba uhari, ibyo si ikibazo. yego. Itegeko rigakomeza rigira ngo a player is only penalized for interfering with a play, an opponent, or gaining an advantage by touching the ball when they are in an offside position. Betse tuwe duhagaze aho ngaho tugendane gahoro. A player is only, manze mwumvira iryo jambo ry'icyongereza, only penalized, ahanirwa gusa iyo yagize interfering, nuko kugira uruhare mu mukino. Bibanze bitangiye gusobanukaho. Ntiwakoze kuri baro, ntiwayisimbutse na ngukore movement, ibyo ndaza kubisobanura. Aho ndacyari kuri interfering muri play, ntango bateye baro iri kuza mu cyerekezo cya trajectoire urimo, urayisimbutse kuko wabonaga n'ugumuhagaze iri bukwikubiteho ikagaruka inyuma. Iyo mukoze yo gusimbuka iyo bayita ni interference. Ugize uruhare nyine mu gitego kuko baro yaje muri direction irimo cya trajectoire, habaho gusimbuka kwawe kugira ngo baro ikomeze ijye mu izamu. Icyo ni icyambere. Hakaza interfering with the opponent. Opponent abwo ngiye kumuzamu sasa. Nukuvuga ngo iyo habayeho wowe kuba watumenye umuzamu cyangwa se umukinnyi w'ikipe muhanganye umubangamira mu kudatuma abasha gukina iyo baro neza umukinnyi wanyu yarateye. Ndabisobanura neza. Akenshi bakunze kuvuga ku cyo bita vision ya gardien. Ese umuzamu ahantu yarari naho umukinnyi wari muri offside yarari, niyo yaba atakoze ku mupira cyangwa atawusimbutse kwa kundi twavuze mbere, ntiyagize interference mu mukino nyirizina muri play, ariko ntiyabangamiye opponent, ntiyabangamiye umuzamu cyangwa umukinnyi bahanganye. Aho niho hazamo ibintu bibiri. Baribaza ngo vision ya gardien, imboni za gade kureba kwe, ese ahantu umupira bawutereye naho umukinnyi yarahagaze wa APR, abo babiri bari muri offside, nta ruhare byagize mu gutuma umuzamu ashobora kuba yaba atarebye neza iyo action ya Dawudi ajya gushota. Icyo rero nta metero FIFA yashyizeho igena icyo bita kuvuga ngo uyu muzamu yakingirijwe cyangwa ntiyakingirijwe.
iyo bayita apreciation ya arbitre. Niyo mpamvu itegeko rya nyuma muri FAB ritanditse ariko bahora babwira abasifuzi ntiryanditse ariko barabivuga basaba umusifuzi gukoresha icyo bita common sense inyurabwenge. Erega ni nabyo byawe kuri match ya Senegal na Ntuza na Morocco twimye igitego wese utanga penalty. Iyo niyo bita common sense, ni ugushyiramo logique. Itegeko nturyenterprete mu buryo buri robotic, ntube nk'irobo n'ikintu kiri hari abakibwiye ngo uterura amakarita 100 ngo nayateruye nta kindi mu mbaza. Kuresha inyurabwenge. Hari igihe amakarita wawe ugiye kuyatereka ku muntu irobo rero nabayibwa ngo uterura ikarita ukayikira no hagarara umuntu irayakurambikaho. Irobo ntirizi gusensinga kuri umuntu ndiriye kurambika ryo riterura rirambika. Umuntu rero niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge icyo kintu ugikoresha. Sasa rero turakomeza itegeko turisoze kugira ngo byumvikane tujye no ku conclusion. Yego, baravuga ngo ibyo bintu ntibikoreshwa gusa iyo habaye goal kick, iyo badegajaga, throw-ins iyo barenguraga cyangwa kuri corner. Yego, nta offside ibamo. Ibyo bintu abantu banayimenye kuri ibyo bintu bitatu. Iyo umuntu adegaje undi agatsinda nta offside. Iyo umuntu arenguye undi agatsinda nta offside. Iyo umuntu ateye kona undi agatsinda nta offside iba muri kona. niyo mpamvu abantu bavuza induru adversaire abahagaze neza ku muzamu. Iyo bibaye direct bari kiva muri kona umuntu aratsinda. Hano rero kuri insida ya APR na Ntuza gusa ikosa umusifuzi wo hagati niwe wari kuribona, ntabwo ryari kubonwa n'umusifuzi wo ku ruhande. Ngiye kubisobanura. Umusifuzi wo ku ruhande usifura offside iyo ufashe mezire z'ikibuga, ibibuga binini nka Stade Amahoro byujuje mezire. Iyo tubaze kuva muri kona imwe kugera mu yindi kona harimo metero 64. Iyo uvuye rero ku gice cya kona kimwe umusifuzi abari ukagera hari abaterera penalty ari naho abakinnyi ba APR bari abavuga yuko bagize uruhare mu gutuma igitego cyangwa abo babiri bari muri offside, abo yirefeyeho nyine yanga igitego. Hagati ye nabo haba harimo metero zitari munsi ya 30. Byumvikana neza kwizigira. Rero kuvuga ngo wakoze jijuma yuko umukinnyi yabagize movement runaka yakoze uri muri 30 metre kurusha umusifuzi Abdul waruri muri metero 5 imbere yabo, clearly ntago waba ufite ijisho ryabibona kurusha Abdul wabarebaga imbere ye neza. Bivuga ko yafashe icyemezo ariko agifata atari muri waruni muri position yo kugifata. Yemerewe gusifura offside ariko amaksiyo yiyongera kuri offside arimo ama movement, arimo ama kubuza umuzamu kureba, kumubuza vision n'ibindi bigenwa hanini n'umusifuzi yo hagati kuko biba bimworohe. Impamvu bamwita linesman niyo nyine ashobora kubona yuko hari abantu bari imbere basigayemo baraririye. Ibyo yanabibonye correct nibyo yari yemerewe kubisifura, ariko noneho sicyo cyasifuwe kuko nsibo batsinze. Ishota ho ryashotewe no kuvuga ngo hari movement yabaye usibye kwitana abaye mu mashusho twabonye byari kubonwa n'umusifuzi wo hagati. Ni nacyo wabonye cyateye uburakari abakinnyi ba APR barimo na Claude waje no guhabwa ikarita izanatuma match kuri cyo championnat ikina kuko ujura amakarto. Ubwo nacyo ni ikindi mu byongere muri uwo mukino. Ku giti cyanjye rero ntekereza ko umusifuzi ashobora kuba wenda yagize ikintu cyo kubura concentration, wenda kisanga yazamuye, wenda kinterprete itegeko nabi. Indi scenario ishoboka ntabwo byanashoboka ko bari muri vision y'umuzamu. Icyo kwa muri vision icyo bita kuba muri vision y'umuzamu bwa operation y'umusifuzi. Icyo turimo turavuga hano ngira ngo kugira ngo bisobanuke neza dushobora gusanga umusifuzi wafashe icyemezo atari wari ukuriye kugifata. Ibyo byarebwa ku ruhande, sibyo? Ariko dushobora no gusanga icyemezo cyafashwe cyari cyo. Icyo kwibaza ngo bari muri vision y'umuzamu kwizigira umuzamu yarahagaze mu izamu. Urana kano bita petit surface kano kantu za bagaride bakunze gutereka baro bagiye kwidegaje. Abakinnyi ba penalty ariko barahagazemo, barahagaze imbere yako. So clearly ntago bavuga ngo babuje vision y'umuzamu. Harimo entre 5 et 6 metres gutyo. So umuntu bavuga ngo uzarebe hari nk'igitego reka ngurugero. Urabona igitego Zubemena yerutse gutsindira Arsenal cy'ishoti neza gisa n'iki ngiki. Umukinnyi witwa Victor Giacoris yari ari muri offside position ariko igitego cyaremewe. Pascal ni wavuga ngo nakubujije kureba ndi muri metero 5 imbere yawe.
n'imodoka ari imodoka ntiwavuga ngo hari n'ikirahuri imbere y'umuntu utwaye ngo sinarebaga muri metero 5 kameme njye ntekereza ko ku bwanjye habayemo kwibeshya ku musifuzi sinavuga ko ari bias wenda ngo ni ukwanga aperi n'iki wenda niyo comportement y'abafana ba aperi n'umusifuzi yanze n'ubuyobozi bwanze siyo ntibazanongere ibyo byo kuvuga ni nka biriya twavugaga bindi icyo ari cyo cyose cyaba cyasifuye ku kibuga gukora igikorwa sakuza kujya kuri federasiyo kujya wakwiramanta bisanzwe muri stade ukavuga aratwibye ukamubuwinga it's fine ariko ibikorwa byose biri violent kujya mu nzego sinzi z'imiyoborere ku mafederasiyo n'ibindi biri unacceptable.